Kuba inshuti y'Imana. Urashaka kuba inshuti y'Imana? Kora ibi bintu ngiye kukubwira mwene data. Urashaka kuba inshuti n'Imana? Kora ibi bintu ngiye kukubwira. Icya mbere, izere Imana. Niba ushaka kuba inshuti n'Imana, izere Imana. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo utizera ntibishoboka ko yanezeza Imana. Nimba rero ushaka kuba inshuti n'Imana, kiranuka. Niba ushaka kuba inshuti n'Imana, kiranuka. Gukiranuka niko kuzana kwizera, niko kuzana gukiranuka. Niyo mpamvu nari mbanje kukubwira ngo nimba ushaka kuba inshuti n'Imana mwene data, banza wizere Yesu. Yego? Kuko kwizera Yesu nibyo bizana gukiranuka. Ntabwo bishoboka ko wakiranuka utarizera Yesu. Kandi nimba ushaka kuba inshuti n'Imana, kiranuka. Gukiranuka bituma uba inshuti n'Imana. Urabisoma muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 23. Icya kabiri, mwene data unkurikiye, niba ushaka gukiranuka, icya kabiri, kora ibyo Yesu agutegeka. Niba ushaka gukiranuka, kora ibyo Yesu agutegeka. Niko Yesu yivugiye ubwe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 14. Yesu aravuga ati, muri inshuti zanjye, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Niyo mpamvu icya kabiri kivuga ngo nimba ushaka kuba inshuti na Yesu, urasabwa iki mwene data unkurikiye? Urasabwa gukora. Ijambo gukora urifate mu mutwe. Nimba ushaka kuba inshuti na Yesu, gukora. Ntabwo ari ukumva gusa, oya, ni ugukora. Gukora ibyo Yesu agutegeka. Ibyo Yesu adutegeka harimo kwirinda ibibi. Yego, kwirinda ibibi tubifashijwemo n'Umwuka Wera, tubifashijwemo n'ubuntu bw'Imana, tubifashijwemo n'uko twizeye, n'uwo twizeye ari we Kristo Yesu. Niwe udufasha mu kunesha ibyaha, mu kunesha ibibi. Rero Yesu hano aravuga ati, niba muri inshuti zanjye, niba mukora ibyo mbategeka. Mu yandi magambo, abadakora ibyo Yesu abategeka ntabwo ari inshuti ze. Inshuti za Yesu zikora ibyo Yesu abategeka. Harimo inshuti za Yesu zumvira ijambo ry'Imana. Kuko iyo wumvira ijambo ry'Imana, uba uri gukora ibyo Yesu agutegeka. Uba inshuti na Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko Yesu ashimwe. Yesu ni mwiza. Yatwise inshuti. Ariko abo yita inshuti ubitandukanye. Ntabwo ari abavuga yuko bose ari abakristu. Ushobora kuba uri umukristu, uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, uri umushumba, ariko utari inshuti na Yesu. Yego, mu gihe udakora ibyo Yesu agutegeka, titire yose waba ufite mu itorero, urwego waba ugezeho rwose, icyubahiro waba ufite cyose, mu gihe udakora ibyo Yesu agutegeka, ntabwo uba uri inshuti ye. Ijambo ryatubwiye ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Nimukora. Imana ishimwe. Imana iduhe gukora ibyo yatwigishije, ibyo twabwirijwe, ibyo twisomeye ubwacu muri Bibiliya. Imana iduhe kubishyira mu bikorwa.
nibwo tuzaba inshuti za Yesu. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye mu Migani igice cya 22 umurongo wa 11, hatwereka ukuntu kugira umutima uboneye, kugira umutima uboneye ukagira imbabazi bizatuma uba inshuti n'umwami. Haleluya. Umuntu ufite umutima uboneye, umutima uboneye urumva ni umutima ukiranuka, akagira imbabazi mu byo avuga, uwo muntu azaba inshuti n'Imana, inshuti na Yesu. Nimba rero nawe ushaka kuba inshuti na Yesu, mwene data uri kumva buno butumwa bwiza, uharanire kugira umutima uboneye, umutima utagucira urubanza imbere y'Imana, umutima wirinda ibyaha, wirinda ibibi, umutima uboneye kandi umutima ugira imbabazi. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Urashaka kuba inshuti n'Imana? Imana ishimwe. Urashaka kuba inshuti n'Imana? Nimba ushaka kuba inshuti n'Imana, hari ibyo tumaze kubona, ariko hari abagabo babiri banejeje Imana. Iyo usomye kubara igice cya 14 umurongo wa 8, tubona abagabo banejeje Imana, babaye inshuti n'Imana. Kalebu na Yosuwa babaye inshuti n'Imana. Baravuga bati Uwiteka niba twishimira, haleluya, azatujyana muri iki gihugu. Uwiteka niba agira gute? Niba twishimira, azatujyana muri iki gihugu. Imana ishimwe. Niba rero ushaka kuba inshuti n'Imana, haleluya, niba ushaka kuba inshuti n'Imana, izere Imana. Icyo ni kimwe twabonye, kiranuka. Niba ushaka kuba inshuti n'Imana, izere Imana, kuko Kalebu na Yosuwa bari bizeye Imana. Izindi ntasi zaje zica intege Abisiraheli, zibaca intege, zirababwira ati abagabo twabonye muri kiriya gihugu ni barebare cyane, ni abagabo b'abanyembaraga, bazaturya nk'imitsima, bazaturya, twabageze iruhande rwabo tubona tumeze twebwe nk'inzige, batera abandi ubwoba. Ariko kubera kwizera Imana kwa Kalebu na Yosuwa, baravuga ngo nimba Uwiteka twishimira, haleluya, azatujyana muri kiriya gihugu, akiduhe, ari igihugu cy'amata n'ubuki. Rero mwene data nawe unkurikiye, ndakubwira aya magambo ngo niba ushaka kuba inshuti n'Imana, yizere kandi reka nkubwire, nuba inshuti n'Imana izakujyana muri kiriya gihugu. Haleluya. Nuba inshuti n'Imana, mu yandi magambo, izaguha ibyo wifuza byose. Nuba inshuti na Yesu, nuba inshuti na Yesu, niba Uwiteka, haleluya, akwishimira, ukaba uri inshuti ye, ndi umugabo wo kubihamya kubw'ijambo ry'Imana ry'ukuri. Umwami Yesu azaguha ibyo ushaka byose, azakujyana muri kiriya gihugu niba Uwiteka akwishimira, niba uri inshuti ye. Imana iguha umugisha. Nari nkuzaniye rero ubutumwa bwiza bukubwira ngo haranira ko Uwiteka akwishimira, haranira kuba inshuti y'Imana, kuba inshuti y'Imana. Ndizera mwene data ko Umwuka Wera abana nawe kugira ngo akwigishe urusheho kumva aya magambo y'Imana, maze nawe guhera ubu wumvishe ubu butumwa bwiza, utangire ube inshuti n'Imana, uharanira gukiranuka. Twabonye ko ari byo bituma uba inshuti n'Imana.
twabisomye muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 23. Gukiranuka, nukiranuka uzaba inshuti n'Imana. Ikindi twabonye cya kabiri, twabonye yuko nukora ibyo Yesu agutegeka uzaba inshuti n'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kiranuka, kora ibyo ijambo ry'Imana rikwigisha, uzaba inshuti n'Imana, kandi nuba inshuti n'Imana Yesu azakujyana muri kiriya gihugu cyo mu ijuru. Yesu azaguha ibyo ushaka byose. Imana yo mu ijuru ikwishimire, Imana itanga amahoro ibishimire. Mwaganirizwaga na Eric Hatumimana. Umurimo w'Imana, ushaka kunkurikirana wankurikirana kuri YouTube channel Eric Ubuntu bwa Yesu. Wandikamo Eric Ubuntu bwa Yesu. Imana itanga amahoro ibaha umugisha kubw'urukundo rwa Yesu. Ndabakunda bene data bavandimwe. Amen.